Nebukadinezari ryatangwaga, Meshaki Shadaraka na Abedenego bararihakana, benyegeza itanura karindwi ngo babashukunyemo, ariko babatamo ntibapfa. Impamvu batapfuye nuko umwami Yesu we burya yari yahabanje. Ubwo itegeko ry'umwami Nebukadinezari ryatangwaga, Meshaki Shadaraka na Abedenego bararihakana, benyegeza itanura karindwi ngo babashukunyemo, ariko babatamo ntibapfa. Impamvu batapfuye nuko umwami Yesu we burya yari yahabanje. Hari ubutabazi ku Mana kubiduhiga ndetse n'ibitugerageza, impamvu byatugezeho n'ibitwice umwami yari yahabanje. Hari ubutabazi ku Mana kubiduhiga ndetse n'ibitugerageza, impamvu byatugezeho n'ibitwice umwami yari yahabanje. Niba udakurikiza imigambi y'ababi ntuhagarare mu nzira y'abanyabyaha, ufite uko urwanirira umwami Yesu niwe wivugiye ati, nkunda bankunda kandi abanshakana umwete abo nibo bazambona. Humura mwishingikirizeho niwe wabanje, byaguhigaga yarahabaye burya yari yahabanje. Niba udakurikiza imigambi y'ababi ntuhagarare mu nzira y'abanyabyaha, ufite uko urwanirira umwami Yesu niwe wivugiye ati, nkunda bankunda kandi abanshakana umwete abo nibo bazambona. Humura mwishingikirizeho niwe wabanje, byaguhigaga yarahabaye burya yari yahabanje. Hari ubutabazi ku Mana kubiduhiga ndetse n'ibitugerageza, impamvu byatugezeho n'ibitwice umwami yari yahabanje. Hari ubutabazi ku Mana kubiduhiga ndetse n'ibitugerageza, impamvu byatugezeho n'ibitwice umwami yari yahabanje. Gerageza gutabara nubwo ubona bimeze bityo, nacyagihe yarabikoze n'ubu ntiyananiwe, izabisohoza bose babireba ku mugaragaro. Haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwa maze kikongera kigashibuka. Iyakoze bya bindi byari bikomeye n'ubu ngubu ikuri bugufi. Imana rurema imvugo ye niyo ngiro, nubwo bimeze bityo ibikugose ni byinshi cyane, ariko